wibeshye wishinja bimuke kumango cyangwa tubwire impamvu ni imyanda tubwire impamvu ni umwanda umuntu aba afite ibintu by'umwanda atashaka kujugunya kuko atashaka kubijyana akabijyana nijoro. hari abandi rero nabo nkuko wari uri kubivuga amafaranga nkoherereje amafaranga aya naya kuri telefone yawe ariko reba neza kuko tutayahagarika tutagufungira konti yawe. ubu rero abantu bamenye ubwenge kuri abo bantu bahamagara. uzi ukuntu bigenda? arahamagara nawe waba ufite umwanya ukamwemerera akajya kubwira ngo kandi iyi mibare, ubwo ni mu buryo bwo kumusubiza ayo mafaranga yakuyobeyeho. ahita akubwira ati rero ubwo ngubwo kugira ngo ayo mafaranga tugenze gutya idafungwa kanda rimwe akanyenyeri rimwe umunani kabiri akanyenyeri rimwe noneho agahita ashyiraho ya mafaranga agashyiraho noneho inomero ya telefone nayo ubwo ngo ni kode ari kukubwira. yagera ku nomero ya telefone akubwira ko ari iyo kode ni nomero ugiye kumwohererezaho. yarangiza akakubwira ati noneho rero kugira ngo MTN bitagira ahantu bihurira no kugufungira amafaranga yawe kanda kode yawe wari ufite wa mubare w'ibanga. ibyo birangira neza azi ko ugiye kuyohereza, nawe ukaba urimo ubikora koko kugira ngo urebe inomero ibaruye kuri runaka. ukamubaza ati se ni ibaruye kuri runaka ati okay ati rero ati kode nayishyizeho. oya aho ngaho ntavuga ngo iyo ushaka kumuteka ese bamara kukanya uvuga n'umuteka mutwe ukanya kose uwo mwanya hari umuntu uwugira. ntabwo bizi ubigeze kuntuka noneho ibyo nari mvuze ngo ibaruye nari mbyibeshyeho. iyo umuntu ajya kuvugana n'uwo muntu ntabwo amubwira ngo ibaruye, kuko nawe n'uwo muntu ntabwo aba azi ko ari kumwoherereza, ntabwo aba yamuhishe nyine ngo bigaragare ko atari kumwoherereza. ariko barayaretse noneho ahubwo twavugaga cyagiye by'ubukwe njye ahubwo ndabona ndanabemeye nimba se batekaho bakayamuha. navuze nti ikiganiro cy'abatekamutwe nyine oya bayibishyiramo nese ntiwashakaga ngo nkuvuge ibitabaho nyine ubwo twahise dukomerezaho kode. nese urumva wabagaya bayibishyiramo batekamutwe. reka mubwire uzi ko n'umwana ashobora gutekera umutwe ahantu mu baturanyi bacuruza kuri butike avuga ati mama arantumye ngo nimumuhe ibinini. ibyo by'abana ntibabikora. none se si uguteka mutwe si uko se ukazaryishyura si uko buvuka se. noneho umwana bituma kubita kugira ngo uryishyure. oya ntabwo ari ukuvuga nyine aba yavutse ari umutekamutwe. ubwo umubyeyi amufite amenye ko umwana afite ari igihe nawe ari gukurikiza yenda nka mama we cyangwa ahubwo aba bana bameze gutyo bakurikiza abapapa wabo na mama bameze gutyo. yego uwo mwana bafite amaraso bari gukurikiza nayase si ibintu bizwi nabyo bazatubwire. umwana aratuteka umutwe akagenda ahantu akabeshya ati kuri botike bantumye ibingibi mwandike riba akurikije mama cyangwa akurikije umwana amarana nawe igihe kinini guteka mutwe. ntabwo wasa kundambagiza ngo uze tubane nuko amba ari umwana mwiza. sasa rero abamama bari abana bya biganiro byatambutse ntitwavuze uburyo umuntu ateka imitwe ashaka imitungo y'umugabo. reka ibyo tubireke twabivuzeho ahubwo no kuvuga ngo umwana bayirwa si impano si yanjye ntabwo ari yawe n'ubundi yari yahishe ndi kumva nahumeka neza. reka nshyire ku meza. yari yahishe n'ubundi umusatsi mwiza. reka tujye tuvugisha ukuri. ingumi y'umugore utari mama wawe na mama wanjye nta ngumi yiwe.
Jewe icyo nzi cyo nuko nakwepa nkiruka uzaba wakirukira hehe nasimbuka gucakira no wasimbuka wasimbuka hari abagabo b'ibigoryi usanga bagiye kurwana bakarwana n'abagore batari ababo buriya umugore aragukubita akakwemeza ariko ntibiba byemewe kumusubiza n'uwawe ntabwo byemewe ariko shamayira nkubise ndi umugore ntakwemeza n'umugabo nahita nsharinga ahantu henshi reka mbabwire mwabagabo mwe muzemere mubi bigwari ariko ntiyazagira umuntu ukora ikosa ryo kurwana n'umugore kuko abagore ni abanyantege nke reba kandi uvuga ngo yakwemeza oya reka ntanga urugero reba ufashe nk'umuntu w'umugabo ungana nanjye basanze ndi kurwana n'umwana w'imyaka 3 n'igice imyaka 3 n'igice umwana w'imyaka 3 n'igice ugerageza noneho nkavuga nti ndakwemeje sha bibaze ngo nemeje umwana w'imyaka 3 si nko kuba uri kwemeza umugore se ufashe umugore utugeranya n'umwana w'imyaka 3 impamvu reka nkubwire buriya abagabo benshi barakubitwa bari hano badukurikira abagabo benshi barakubitwa ku mpamvu zo guca bugufi yanga avuga ati bye nimukubita ndamwica kuko abagore turabazi ko bihambira wapi hari abagore bazi kurwana nemera yuko bakubita kandi uwo sinamushaka jewe ntabwo naba ngiye kubi ariko ni mu bana bakubita tsuki babyita tsuki ingoma y'abaporoso ntabwo umubiri wanjye ari ingoma y'abaporoso noneho umva icyo navugaga nk'umuntu wirata ngo yemeje umugore yamukubise ubwo ngo nakubise umugore ko ubundi haba amarushanwa yo kurwana reka mbe mwakamwisha ngo mvuye kurwana n'umugore bategura amarushanwa yo kurwana bakavuga ngo hari umugabo runaka muriringi umugore wemeje umugabo hehe muriringi ibira by'amafilime yaribyenye byose ringi nizibaho zibera hehe harye inahanga nyine ni kumbaza ibyo mu Rwanda ariko hanze zira upase jewe icyo ndi kuvuga no kuvuga ngo nta mpamvu yo kurwana mu rugo aho kugira ngo urwane wahunga ariko umugabo yanigize nabi wamukubita bigatuma rero nahunga utarankubita jewe abagabo bose babona ko n'abagore bafite ibibaraga mukajya muri gako ibaza ubushyirwa muri buno bwanwa noneho ubwo ngubwo nagukwepye se noneho twari turi kuvuga ngo kurwana n'umugore utari uwawe noneho n'uwawe ntibyemewe kuko ninjya kurwana nawe ejo nshobora kuba ntakiri ahantu nari ntuye ni ukuntambikana byihuse cyane hari umugore yazaga agakubita ubundi agahita afata akantu k'urwembe akikomeretsa hano amaraso akamanuka kandi ari wowe wakubise umugabo agahita ngo nimurabukanyishe kandi ari wowe wakuzengereje bahita bafata cya kigabo bakajya kugifunga none se wowe wikomeretse ukaba mugore arangije ntabwo bafunga umugore ariko reka nkubwire ashaka ukikata izuru ukikata izuru none se niyo baje habaye intambara mu rugo none se ushatse kuvuga ko leta yabirengera abagore gusa umva nubwo haba habaye intambara mu rugo ikintu nabonye baraza bakavuga bati mugabo rero ngwino bamujyana muri posite rondo kugira ngo haboneke amahoro mu rugo cyangwa se bakavuga bati nwa mugabo kureba aho urara kugira ngo amahoro muticana ntabwo babwira umugore ngo reba aho urara ni wapi rero abagabo batazi ubwenge bihagararaho jewe mfite ingumi sijya ku mugore mukubite urare kandi barara bakwandikira urupapuro ukagira ngo ni invitasiyo baguhaye barimo barandika imbere ibaze uricaye nturebe ukuntu nicaye wagerayo se yuzi ko atari wari umunyamanyanga uba wumva ufite icyizere udore reba ukuntu yicaye ubu yenda ndumva namanutse hasi nakagombye kugira hejuru ariko ugerayo wagira inkweto kuramo hariya icara hasi mbese gicucu wanze kwitwa igicucu mu rugo
ukiswe unicaye hasi ukishwe ugiye gufunga reka twivugire kuri ba uremera banza utubwire ko hari abagabo bafite icyo kibazo uremera umugore akakuta igicucu akaguzomba intoki ku gahanga gutya agakora ibyo ashaka cyangwa ukaniyirukira ariko sinavuze ko tekinike ya nyuma ari uguhunga uriruka urahunga ahubwo icyo bivuze kandi ndakurebye nsanga ujya wiruka nakwiruka uretse ko yenda bitarambaho ariko dore abantu banze hari twigize gukina ngo nafatiye umugore muri sauna nyine bakabifata ko ari ibya abantu mukabirira abantu babeshya abandi ngo watuma mvuga n'izina ngo ari umugore wanjye ari umugore ari filime gasanga noneho yaragiye hari ahantu henshi yagiye avugira akavuga ngo namugiriye nabi bikomeye cyane noneho abantu banze bakavuga bati mayira nubwo asa nabi isura ye iteye twamaze kubona ibintu bibiri asa nabyo ihene y'isekurume hari n'ibindi bisimba biba mu ishyamba ku buryo ibikize inkobe inkende ingagi ni ukuvuga ariko tekereza uri nko mu nzu ukaba uzi ko hari nk'ibihumbi nka 500 yenda mvuga amafaranga make wajya kubona ukabona ndi mu cyumba cyawe ari nijoro ukabona ameze gutya utari umugabo wanjye nakubwira nti dore ni amafaranga nzanye mpereza agira vuba iyi sura yanjye wati nkabandyamye ngakanguka nkubona iruhande mpereza uramereza amafaranga cyangwa nkurya katapure uryamye dore abagore benshi barara batanambaye winera ubwoba mayira basivuga ibindi winera Yesu barara batanambaye ikintu ukora ajye umuntu byumva akazabikora oya ntabwo babikora nawe babeshya yuko uzi ngo ni katake ni ukuvuga ngo ubwo wakora iki bakavuga bati nubwo mayira afite isura itari nziza ariko nta mahane agira yo kuba yakubita umugore urakangutse usanze icyo kintu wakora iki ngiye kugendana n'icyuma ugasanga hejuru hari ikintu kimwe wari igisura cya mayira leta njije nkavana urwuma gutya urwuma se waba urukuye ku kibuno leta nkurangiza wapi reka twigarukire rero kaba ari agaciyemo tugenda dukora impande n'impande ariko ku bijyanye n'ubutekamutwe ariko njye nongera gushyira amatekamutwe ntacyo hari n'abandi rero bahamagara kuri telefone ntizi 50 nigera mu rugo ndayaguha ibyo nabyo ni ubutekamutwe ariko wari ubikubwira ari umuntu wawe ukayaguha hari n'ubikubwira ningera mu rugo ndayaguha akamara umwaka agahita akuraho unyibukije abantu bajya batuburira abagenti n'abandi bagikoresha baragowe bariya abana n'abasaza ibaze kubona umusaza yemera akambara jire akicara avuga agatanga mitiyu y'ijana agatanga akabikurira umuntu 400 ariko ubanza 500 ariyo babikurira umuntu guhera kuri 500 akemera akicara aho ngaho umuntu akidudubira agashaka udufaranga ingegera ingetura abagwana mbagara bakaza babariye babantu nukurisha kandi ari gutunga umwana yarangiza akamutuburira agakobwa ashaka ari kwiyubaka baragahemukira umuntu araza aramutuburira ngo mbikira aramubikira sha amafaranga menshi hari abandi bantu rero utazi hari abandi bantu batuburira abantu yari yateguye moto atamugura se ngo se kutayama ngo yamereze areba mu isakoshi arayabura hano se naho moto yita ibanguka umumotari wambaye kasike wariwe
aba yuriye moto yitica aragenda wa muntu aramubura sinuwo muri iyo karitsiye. Hari abandi batubuzi rero nanone uza abantu baza bashaka inzu ngo bakodesha akandi ahubwo baje kwiba. Yewe ari umuntu nari ncungiye amazu utaza kugira ngo nayanjye nta kibazo noneho wari ucungiye haza umuntu hari nko mu masaa ndabyibuka hari nka saa moya ngo mbonye umupangaye ndavuga ntiyenda nanjye ndakuraho iki 9 kuko icya 10 ni icy'Imana ku bantu bagifite ubwo bwenge bwo kugitanga. Uragitanga ubwo bwenge se ndabufite nawe madafite ubwo bwenge. Imana ikubabarire kwezi gutunganye ujye utanga icya 10 n'amaturo basiga batanga no kuri telefone ujye uhamagara ugera ku mabwirize yashyizeho icya 10 kijya no kuri kodesha. Buriya Imana ifite uburyo bwinshi bwo kwakiramo. Imana yakira cyane mugatuye none Imana yazanye na kode aba ariwo kode uyashyira kuri kode. Noneho ubwo umuntu arambwira ati nyereka rero inzu mweretse icyumba mweretse salo arambwira ati noneho hari ahantu haburagamo itara. Arambwira ati none se ko hadacanye nahise njya mu kindi cyumba nzanamo itara naho ubwo yabonye ahantu kuko nyine inzu nari ndi gutanga yari yegeranye n'iyo nabagamo. Noneho ya telefone mfata telefone ndagenda nyishyira ku meza n'akandi ga telefone gatoya ngashyira ku meza mpita njya kuzana itara ariko itara narimanuraga mu kindi cyumba ririmo reba kugira ikintu nshyiraho ndi buhagarareho w'inzu yari yamaze kuyitegereza ayamaze no kuyikunda nuko atariko atishyiramo itara kugira ngo ndebe neza ubundi mpamagara mugenzi wanjye mubuze kujya kuba yakwishyura indi. Nkurikije amezi 6 yarambwiye ati ngomba kukwishyura amafaranga namubwiye ntabwo twagiye impaka kandi urabizi inzu iyo yavuyemo umuntu urayizamura. Ni ukuvuga nazanye itara njya kurishyiramo sanga nta muntu uhari nawe sinareba telefone sanga wa mupangaye yabaye umupangaye yayitwaye. So ndebye mu gipangu mbona nta muntu urimo ndebye hanze y'igipangu sanga wapi ubwo nsubira mu nzu kujya kureba hahandi sanga telefone zagiye. Nebwo wende yangiriye nuko ubwo ayitacaho nyine aragenda. Narakurikiye sanga yazaga aho ngaho moto iparitse ku ruhande gatoya umuntu uri guhita mujyana uwo nawe n'umutekamutwe. Hari abandi batekamutwe babeshya abantu ngo babemereye akazi. Nuwase wamuhamagariza polisi ko ngo tugiye duhamagara polisi. Polisi polisi se uzahamagariza polisi kuri telefone gusa muvuge ngo naranyibye ngo mumuhige. Umva abayobozi nabo baragoba. Hari ibibazo badashobora gukemura ngo tuzabakora iki? Nta bandi batekamutwe wowe wabuze? Njyewe nzabo ngabo uwo babatuburira abantu gutyo maze mvuga kuri bana bagenti nkamenyera bari abaguhamagara ngo watsinde ngo rero ngo simukadi yawe ngo madamu ngo wa perezida ngo yayirebye ngasanga ngiri muri simukadi muri umwaka zitakoze amakosa none ngo wahiswemo ntabwo hitwa ngo wahiswemo mu bantu bagomba guhabwa ibihembo. dore hari abandi bantu nabo urohereza kosiyo. Hari abandi bantu nabo n'abandi bavuga yuko batwitiye Yesu nyine abakristo bakamugirira impuhwe kubera ko atwitiye Yesu bakamwohereza nk'amafaranga yo kugura imyenda y'umwana. Ibyo se nabyo bibaho? Reka mbabwire guteka umutwe nimubireke cyangwa se hazaza umutekamutwe umwe dukora n'ikiganiro
yasavuga ati genda umutekamo rwose aze dukorane ikiganiro umuntu akaza urumva hari n'abandi bamwe bose twavugaga ukaba ugira ngo abantu bakwemere abantu bakunda wakoze ibitangaza bakagushyira hariya ngo wubatse ngo ufite etaje kandi sha uba muri geto nk'ubu ngubu nkaba mvuga ngo mfite nkaza nk'aha ngaha kuri kamera ubundi rero urebye burya za nzu z'iwanjye ati buriya nkodesha inzu zigeze gutya na gutya cyangwa ugataguta urabona ugasanga afite ugeze iwe afite matera ni nk'umusambi ndi famu yanjye imeze nk'umusambi ku buryo iyo yimutse ntabwo ashobora kwimuka hakigaragara kugira ngo wa musambi wa matera atazagira umuntu nijoro tumenyane pe umuntu akimuka akabarije ariko se ndashaka kumenya wa mugani ubundi biriya bintu byo kwimuka nijoro byaje gute ko numvise ngewe bavuga ngo kirazira ngo ntabwo byemewe ngo ntabwo ari byiza niba yacyo wishinja bimuke ku manywa cyangwa utubwire impamvu ni imyanda tubwire impamvu ni umwanda umuntu aba afite ibintu by'umwanda atashaka kujugunya kuko agashaka kubijyana nijoro abandi nabo bimuka batishyuye bene amazu ariko wasanga hari impamvu mayi abantu bimuka nijoro nanone tutazi nibatubwire icyo abantu mwimuka nijoro nibatubwire rero ukaba uziranye n'umuntu yego uzi ko afite gahunda muri iyo minsi yo kwimuka ukaza nko mu gitondo ugasanga yagiye kera yewe gaye inzira guhamagara burya rero abandi nabo uzi ko hari n'abiba amata none se ubundi akenshi umuntu uri mu nzu yawe agenda ajyanye itarada ubundi ibintu by'ubunyangamugayo niba nkodesha ahantu mba nkwiriye kumurikira nyir'inzu uko yayimpaye nkamubwira ngo dore inzu wampaye niyi cyakora we yenda nta bushobozi mfite bwo gusana ahantu ntangije hano hakorobotse umbabarira ariko inzu yawe ngiyi dore ndagiye murikira akareba ko akubaza ati hano kucyo hakorobotse ariko ibikoresho birimo nk'amatara ibi bikaba bikirimo naburiya rero kubera ko twebwe tugira nk'inzu tubamo tuzikodesha haracyari inzu za make inzu za 7-5 yesu urumva ntabwo wayivamo nyir'inzu ngo akubwire ngo yikore ese ubwo 7-5 yaba agiye kwishyura andi mezi icumi se yose 15 se si nka 7-5 urumva ukubye kabiri urumva se atakubye kabiri none se 15 noneho urumva ari kimwe na kwa kundi umuntu akodesha inzu y'500 bakayiguha isize irange ikoze buri kimwe iyo uvuyemo iyo nzu ugomba kuvamo uyikoze ariko na wa wundi ukodesha make yakagombye kugenda amurikiye inzu ubundi inzu yose uko imeze bagombye kubimurika n'ibyo baguhaye ariko nanone tukagaruka no kuri bene amazu bashaka kwica nabi bashaka kutwica nabi aho dukodesha ugasanga umuntu ibaze uritekeye utetse yenda gutya umuntu araje ahise akingura urugi ngo nuko ari nyir'inzu narese kandi waramwishyuye kandi iyo nzu uyirimo abashaka kureba ngo ahantu ngo ukuntu ngo bimeze ngo umwotsi ngo ahantu uzamuka ngo utetse akanahagarara akarenga muri sara akareba ati mu cyumba ho haracyameze gute hari ba nyir'amazu bameze gutya nahita nijijisha nkahita mubitamwo mu isosi pa bikakuzamuka mu maso ahubwo reka nkubaze ikindi kintu uramutse ufite inzu wakodesheje inzu noneho akaba iyo nzu wari uzi ko ufite gahunda yo gukomeza kuyishyura wajya kubona ukabona nyir'inzu arimo arazanamo abantu ati iyi ngiyi mbega ati iyi ifite ibyumba 2 na salo ati icyumba bararamo abantu kinari ati dore icyumba bararamo ni kiriya cyo ntabwo mwakijyamo yinjiye muri sari wawe urimo oya nawe cyane rwose rero ba nyir'amazu arya babita ngo barandira nyir'ibyondo ba nyir'ibyondo urumva nta nubwo bafite ese bagiye bavuga nyir'amadirishya cyangwa nyir'inzugi icyo bavuga nyir'ibyondo cyangwa nyir'ibirahuri nyir'amabati icyo bavuga nyir'ibyondo ibyo biba bigize iyo nzu ni ukuvuga ibyondo kandi hari n'abantu bafite inzu z'ibiti zikodeshwa
yakunyita nyir'ibyondo wanyita nyir'impeta. Ubundi ko hari n'abantu bafite inzu z'ibiti zikodeshwa bo babita ngo nabo ni ba nyir'ibyondo. Ese ibiti nta byondo biba biri barabubakije inzu z'imbaho. Abasaba mu Rwanda iryo jambo riba reka nkubwire hari n'intara nzi inzu zaho si hose ari mu Rwanda rwose bafite inzu z'imbaho zimeze neza isakaye neza ariko impande ari imbaho ikozwe n'imbaho. ubwo nabo ni ba nyir'ibyondo rero Gaju icyaka kiranyishe. ubwo Mayira atangiye ibi bintu mugire ibihe byiza ndabakunda cyane kandi Imana iturindane namwe.